niyo mpamvu wakinze hose nakinzeho negetseho iyi nkuru ntabwo nayivuga ndeba kuko bite sinaje nawe teye ubwoba. Gicumbi habaye amahano. Gicumbi ngo umuhungu ngo Igicumbi ngo yifashe nta soni nta bwoba. kubeshye ndumva n'ubu binteye igisebo. Asebeje abasore bose. Nukuri kw'Imana no kubivugaho urumva biteye igisebo. Ko wajya no muri za ndangamirwa zirahari henshi ahantu hose ni ku isoko. Ukuntu adusebeje asebeje abagabo. Ariko se kuvuze gutyo nk'umubyeyi w'umupapa we wifashe akajya hejuru y'umukobwa we akanamutera inda, nawe nimbwa. nje ndamuzi. Nawe nimbwa. Hello guys. Murakoze. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Aya big energy. Get a youth. Haryo babigeza gute? Get a youth. Get a youth. Get a youth. Big energy. Cyane. Tubasuhuze. Big energy. Aba big. Ubundi akantu kabo kambere. Big. No negativity. Positivity gusa. Aba big energy. Cyane. Ubundi niyo tema. Ngo ba yabo. Ngo yabo. Community. Ngo yabo. Cyane. No cyangwa yacu. Abatari mose. Yacu. Barimo bose se? Yacu. Twe. Ikizima nuko. Include us. So. No negativity. Turabasuhuje. Cyane. Aho bari bose ariko ari buhereyo. Kubera ari nawe urumbi energy. Tikusuhuza abagenzi banjye. Yes. Turabasuhuje cyane. Na boss mukuru. Abakurikiye daily deeds. Aba big energy. Aho bari bose. Turabafite benshi cyane. Barimo. Erega ni hari mu big energy. Witwa producer. Man's exact. This man. Musuhuze cyane ari muri one mic studio. Ari gukora ibintu ariko umugani na ubuse nk'umuntu umugani ushaka umuntu buraba afite ide zo kujya muri studio ariko akavuga ati se ndayivana akumva nyine ntago ari buyibone akavuga ati se mane yanjye nimero turimo uzaduhamagare tugeze ubirijwe ryanjye hari ukuntu arijyana muri studio bakagenda bari huza bagahuza hakavamo akantu birashoboka nawe wa umuhanzi manze exact akarakora ramunazi azitunga manze exact ni igisubizo tumusuhuza cyane ngo yibera ahantu habiri ahambere makeke umbwira ha kabiri muri studio ahambere ni muri studio aha kabiri ni mu Gatsata aho ngaho ayira zone nayo ishobora kuba imeze neza babamo nabandi ngo kugira ngo umukure mu Gatsata aramukura mu buzima reka ariko wanyu ni wanyu home izo home uno munsi rero nagize ubwoba. Niyo mpamvu wakinze hose nakinzeho negetseho iyi nkuru ntabwo nayivuga ndeba kuko bite sinaje nawe teye ubwoba. Gicumbi habaye amahano. Gicumbi si Nyanza noneho hapi Nyanza Igicumbi habaye amahano. Ubu mu majyaruguru karere ka Gicumbi dusuze n'abantu bariyo mana nyagasa byagenze bite se mbwira neza mukanyicisha amatsiko da ngengera amatsiko nanjye nagize ngo ni kwa kundi utwana tw'iyi minsi dusigaye twifata tugahuza utuntu akagira gutya agakubita akariro
ngo basigaye babiharaye cyane. Kuko icyo kintu nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyaguha imbaraga zatuma ukora ibintu nk'ibyo uyu mwana yakoze. Nabwo nk'ibyo uyu musore yakoze. Njye ndumva ubu ngubu nta n'icyo kuvuga mfite. Ikindi ngo hari ibinini ako byitwa ngo ki? Ngo hari n'uherutse kubishyira mu bigega byo ku rusengero. Bimwe bigira se. Cyitwa ngo ki? Viagra. Ni Viagra. Njyewe wagize ngo se mu bunararibonye bwanjye. Ariko se umuhungu akaba afite imyaka ingahe? Navuze ni hagati y'ibintu bibiri. Niba atari gutyo nanjye ndaguha ubunararibonye aho ngaho, ariko ndabanza amenye uwo muntu yakoze iki. Ni cya kinini hagati y'ibyo bintu bibiri kigatuma akora ibarasi. Ubu narize, amaso yatukuye. Kwica umuntu yaguze indaya se biba nabi. Kugura indaya buriya muri Bibiliya zitwa indangamirwa. Muri Bibiliya? Bazi ni indangamirwa, ikintu cy'indangamirwa buriya si ikintu kizima se. Si inyito nziza. Indangamirwa. Turi indangamirwa. Ibyo ni ibyo mu muco. Ariko mu Bibiliya ese ntabwo uzi ko Sibomana ari izina ryiza wumva ko ari irya gikirisitu, ariko ngo abazungu baryita ngo irya gipagani. Burase ni irya gikirisitu ni irya. Buriya manudi ni irya gikirisitu. Tuzabaze. Wira ngo witwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Warundeviye. Uri gushaka agahinda ndacyagafite. Umuntu yakoze iki? Umuntu yakoze iki? Yifashe. Umwana n'umugabo. Ni umusore. Yifashe. Uko biri kose abanje kumurunguruka. Ndese ari nko gukaraba. Ndese aramujyana bagenda gake gake no mu cyumba yihanagura arunguruka gake gake. muri nsita birengeseye kureba se gusa cyangwa ndumva misengera n'igicuba. Njye ntabwo ndasobanukirwa. Ngo umuhungu ngo Igicumbi ngo yifashe nta soni nta bwoba. Ashira impumu. Igicumbi ngo umusore w'imyaka 33. 33 n'amagabo arakanyama. Yihangaye. Nta soni nta bwoba ngo ahita afata nyina kungufu. Babanaga mu rugo. Mirongo itatu n'itatu. Ni mukuru. Ni ikigabo. Nyina. Nyina umubyara. Ubu yagakwiye gucika. Umugabo. Nuse yamufashe bigenda bite? Umusore w'imyaka 33 wo mu murenge wa Rwamiko mu karere ka Gicumbi yatawe muri yombi ashinjwa guteza umutekano muke. Bivuga ko byabaye nyuma yo gufata nyina kungufu. Yateje umutekano muke, yateje n'akaduruvayo nyuma y'ibyo. Urumva yafashe nyina kungufu. Nyina ataya n'amahano nibibaho. Uramvira ha ndaguca. Undi nawe ateza akavuyo. Nahumva. Ntago ngenda. Birangira hajemo n'ubuyobozi. Ikibazo kijya kumugaragara.
Songora kumva yihebye. 33. Abaturage bavuga ko byabaye tariki bibera mu mudugudu wa Ntaremba mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Rwamiko mu karere ka Gicumbi. Amahano yajyaga abera mu majyepfo bura nakana bivuye ko bizamuka, ariko bizamuka byakaze cyane. Umugabo ni ikigwari, niba ari n'umugabo, niba ari kunyonga babiciriyeho iki aho cyakagarutse aho wavuye akasubira umugani ubundi batekereza iki uti nawe yibuza se base hari n'ukuntu burango gahagarara akabunda kakikokinga. Umugabo ni kameze, umugabo wese mbundi irikokinga bibaho. Byo ni ibintu biba. Mama wawe Nuse 33 yo yayigejeje. Nabanjije mvuga niba atari imbaraga z'aka kantu. Navuze ko nza kuvuga ariko ndumva ni imbaraga za cya kinini. Gira ikintu wambwiye ngo kuri aka kantu aragira icyo mbwira cyangwa mbwira ikindi kintu cyagukoresha ibyo bintu kitari hagati y'ibyo bintu. Nakubeshye ndumva uwo muhungu hari ubukoriki bwinshi afite, kuko tugiye kubeshyira aka kantu twatukoze icyaha. Ibigoryi ni byinshi tugiye kubeshyira ikinini muri uru Rwanda. Ibigoryi ni byinshi, nako nta n'ikigoryi kibaho ngo ni ikibazo cy'ubwenge cyo mu mutwe. Ariko mva nkubaza ikintu kimwe, gute umuntu w'umusore w'imyaka 33 atinyuka tukajya kuri ubusa bwa nyuma yo kubureba imbundi gahagarara ubwo se atari ko sha ati kanumva ukuntu papa yaryaga neza. Ubu mufite ikibazo cyahanga nta n'ikindi, ariko nk'ukuri kw'Imana nta kindi nabeshyera. Bora ashobora ko wenda yaramurebye atari kuzi ko cyamumara ikizo. Ibaza ariko wenda na mama we yaramaze iminsi amuga ati mwana bora nawe aramuga ati mama atari kubona ukuntu ndi umusore mwiza. Nyina agahita amuga ati rega nanjye ndi mwiza, ariko mama nawe uri mwiza. Ko nyina ntabyo yashaka. Nyine ubundi igihe cyose umubyeyi umubwiye gutyo nuko gusubiza nyine kugira ngo kumvisha ko ibyo ufite ari aho byaturutse. Akubwire ko nawe ari mwiza. Ndabyumva, ariko byo kuganira. Umusore ati rero ko hari aho mbona wazajya nibukuru. Kubeshye ndumva n'ubu binteye igisebo. Asebeje abasore bose. Ukuri kw'Imana no kubivugaho urumva biteye igisebo. Ko wajya no muri za ndangamirwa zirahari henshi ahantu hose, ni ku isoko. Mama wawe uwo muntu afite ikibazo cyangwa nta nubwo wabishyira aka kantu, nta nubwo wabishyira ikinini, afite ikibazo cya yararozwe se. Afite n'usugo n'icyo kibazo afite kinini. Tekereza mama wawe wakubyaye Imana imyaka noneho ubwo mu bigaragara naho ndi kumva wagira ngo ntabwo ari muzima. Imyaka 33 yarari wabo mu nzu ya nyina n'umugabo akora iki barabanaga 33. Abahungu bagize 33 batararongora ntumbaze bakiba ni wabo. Ngeka n'abahungu ba nyina nuko nyine n'uwa nyina cyana mwirongorere uhite muba n'umugabo. Ubu se bamara kirakavuga ati subu narabyaye nta nubwo ari kubona ukuntu noneho ni umuhungu ushaka kumva ukuntu asebeje abagabo. Ariko se kuvuze gutyo nk'umubyeyi w'umupapa we wifashe akajya hejuru y'umukobwa we
akanamutera inda. nawe nimbwa Nje ndamuzi. nawe nimbwa nose mbitinye njyewe ntabwo nububuga Sibwo harahataniye umubyeyi w'umupapa ujya ku mukobwa we akupura. turabe Harahataniye n'umuhungu ujya hejuru ya nyina. Oya biratandukanye cyane. Mama n'umwana ni ibintu biba bimeze ukumana muri bamwe. Mama n'umwana bari abantu bamwe kuko umwana bari yaravuye muri nyina. muri izina nuse si wowe ugufite amezi 9 mu nda mani niho ubera hano iwe umuntu rero mukubita nk'ingumi abantu bagahita bavuga ngo ngo aramubajije ngo mukubise muri nyina. nyine mu nda muri nyina ndi ubwa mbere ko numvishe niyo mvuga nyine mu nda ubundi bayita muri nyina. ndaguha nyine kugira ngo bakumvishe agaciro ka mama wawe. oya mama ni umuntu ukomeye man ntago ari ukubaho kuko wiboneye niyo waba umutuka urumva urahara abantu batagira ikinyabupfura ukaba yatakuraburiza uwo mwanya ngo si mama ngo ibiki akagutuka ako mama ntago abo gutuka ubundi mama ni ukubaho uri ushaka no kumukebura mwegera umubwire witonze tuve kuri iyo ngingo wenda yo kuba umuntu yazana kuko ubwo ni ubugoryi cyane ubwo ni ubugoryi bukabije. Niba ushaka kuganiriza niba mama kuko abantu barakosa n'umuntu nk'abandi ashobora kugukosereza ariko wijyaho ngo umubwire tuve no kuvuga ngo mama na papa ababyeyi bose kandi bose bakwiye urukundo rungana nuko mama twasanze ari hejuru ariko ntabwo bikwiye pe ntabwo ari umuco ariko wa Kinyarwanda ntabwo ari umuco wacu. Ntabwo gira inama basore. Inama nayivuze niyo ngiyo ntukabimbwa ukuri kw'Imana ntukubahuke papa wawe ntukubahuke mama wawe ntukubahuke umugore cyo kintu ntukubahuke n'Imana nta kindi nare Imana yo ni ku rundi rwego ntabwo ubu si Imana nk'ubu Imana koko kibireba abantu ibiri kureba n'ibiri kubera mu isi nk'uwo mwana we ubu yice ariko akandi kantu wo kanyagwa we ko ngo hari umuntu ngo wifashe ngo ajya ku rusengero ngo urusengero ngo rufite n'ikigo cy'amashuri ajya mu bigega byaho ashyiramo ikinini cya Viagra ngo yabameneyemo ngo arabakorogera buri muntu wese kandi azanywa kandi abana urabize saa 8 baba banywa ku mazi. Ibigwari biriho burya abantu beza n'ibigwari bibaho. Ubu twana twatashye tumeze gute ubuse bamwe kurari amazi. Ndakubwiza ukuri Imana iba yasetse nibi biri kutureba kuko abantu urumva ntabwo se umubyeyi yasanga kana kari mu kabaraza kari kumwe n'akandi kana abana ntibagikina birango abana bakibaho ngo abana ngo uretse akana k'agakobwa ngo n'akagahungu ngo mu kabingaro ngo n'abana bari gukina ntibagikina nta mwana ukina akina abana basigaye no kubera basigaye bakura imburagihe bitewe n'iterambere. Oya reba tega ibintu byose twakuze njyewe leta mwibutse ibihe njyewe menye ko umwana atava mu mukondo ejo n'insoje siziye mu segonderi. Iyo ni ibanga rihishwe umwana kuva kera. Ubu rero hari impamvu twabyumvaga tukabigumana bikatugumamo nta mbuga nkoranyambaga zari zihari ntazo nyine. Uwo mwana arimenyera mani nose umubyeyi umwana arajya kuri Google agasacinga umutse akaba yahurebye ku myaka 4. umva nkubwira akantu kamwe kera kuntu twarebaga amafilimi urabona iterambere ritari ryaza hari ukuntu seni igera iyo kugira cyangwa yo gusomana iyo yageraga bahitaga bayikuramo vuba vuba bahitaga bayikura umubyeyi niwe wabaga ari kontrola na remote ameze uko bijyamo filime zikuri bugire ariko ubu ngubu kuri TikTok
nizo nyinshi ziba ziyoboye gukora sibyo ibintu by'utuntu nk'utwo ngutwo niho Spartacus nawe umbwire ni filime ushobora kujya ku desk bana akayiguha kandi iyo filime ngo ni Spartacus urayizi kuva ku munota wa mbere kera cyane kugeza ku wanyuma ni igikorwa gusa cyane ababyeyi umwana rero yayireba mu gitondo kandi kana k'agakobwa kaza kumusura ndeba ibintu nabonye mwarangiza ukabicaza mu kabingaro ngo abana bari gukina aya ntukizere jya ugira utere akajisho urebe nigeze kujya ahantu vuba mu rugo rw'abantu ubwo umubyeyi yari hanze ni kwa kuze wanjye ndamusuhuza nyine urabona abana bari bato noneho nshaka banatuje kuko akabingaro nagaciyeho hari umutuzo nkaho nta muntu urimo kandi harimo ndagenda utwana ndagenda nkoresheje kugera imbere ndasuhuza baransuhuza amakuru ni meza waharenze ariko umwana akana kakaba ni akanywanyi kanjye muri inshuti turi inshuti ndavuga ni se karihe ayagiye ati kari mu kabingaro kari gukina n'akandi kanjye kugasuhuza ngiye kugasuhuza ngezeyo nasanze karimo imyaka ingahe 3 4 ni gato cyane none tuba tukiga igitondo gusa ikigoroba ntidusubireyo byumva aracyane nyine abakiri mutoya yaterambere nyine nawe urabyumva none uzi ikintu cyantangaje ibyo biraba uzi ikintu cyantangaje ni ukuntu nasanze akabunda kako bukinze umugabo kari mu gikorwa umugabo ni umugabo niyo yaba ari umwana ahari akana kari mu gikorwa akababyeyi bitonde bitabaye ibyo ibintu bizamera nabi mu minsi iza rega hari ibihugu mu bintu byo kurongora wenda kuba wavuga ngo abana nyine kuba ufite 18 ubu muhungu ukaba wafa warongora umugore mukanabyara ibyo bihugu biriho w'imyaka 16 15 ako ni ikibazo nose ubwo waba umugabo gute tuvugisha ukuri tuvuge birabaye ufite imyaka 18 ugiye kurongora ugiye kubyara waba umugabo gute sikora umugabo kubyara afite 12 saba umubyeyi niyonsa ni ya condition nyine iyo ni condition itihinduka mani ntabwo ubuzima bumeze neza nkuko yagakwiye kuba icyo gihe cyanyacyo kiba hako nyine aragahunzi kihuse gashaka umugore ariko hari igihe kaba kicaye mu kabari umugore akaba akagezeho ngo yagakubise gutya nakabwira ngo cahane iyo agakubise gutya gahita kirukanyira mu rugo ibyo byose twavugaga ni bababyeyi ariko na kiriya cyanywa ibinini niba cyananywa ibinini simbizi nawe ubu ni kwakunda ubu yaravuze ati nta birenze mama se hari ibyatanje kwakundi nyine ibibazo babyoroshye siko afazari wagira mushiki wawe reka nawe ntakari nyine ariko afazari va kuri afazari jya mu ndangamirwa jya gupfa wenyine ujya gupfira mu muryango kuko mbana yanjye murakoze yewe dushimira abantu murakoze ni ukuri bibera ku isi imana biba bitangaje mwana biri seri navuga ngo Yesu agiye kuza cyane si buse yaba yaraje bitewe n'igihe bavuze ko azaza yagakwiye kuba yarahageze ariko izi show ntabwo zagakwiye nyine abantu bariho ngo bibeho nyine to ni iterambere kadushimira abantu badukurikiye bibutse ibintu byo gukorwa barabizi so gusubiramo cyane niba hari ahantu handitse ngo subscribe hakaba hakiri akantu k'umweru cyane n'akazogera ukabona ntabwo kuramo uwo mweru ni ugukoramo gusa cyane niba ushaka uturabo kora ahantu ku kantu kitwa like aho ukuntu uhita baguha utuntu hahita hazamo utuntu tumeze nk'uturabo cyane kandi nta post turiya ni utugifuti tuba tuguhaye kandi buriya kakubwira ikintu kimwe musobanukiwe gutera imbere
iyo mugenzi wateye imbere nawe uteye imbere urabizi tani atagiyemo ishyari ry'abanyarwanda rwose bibaye uko